bara abantu berero ubundi dukwiye kubaho tunabasengera tubashyira imbere y'Imana nubwo nabo bakwiye kugira umwanya wabo kwisengera barushaho kwegereza Imana kuko Satani abashaka nko kumwaza Imana akavuga ati urasi wa wundi wirwa aririmba urasi wa wundi wirwa abwiriza urasi wa wundi wirwa kuvugira kugira ngo ashake ikirego Zawihangani Imana izi impamvu wahuye nabyinshi mu buzima bwawe urababara cyane agahinda kuzura umutima wawe ariko umurima nikwitayeho izi gutemba kwayo marira yawe nigihe wihebyurira hanagura ayo marira yawe ku maso kuko wakuremya kwitayeho izi mpamvu ituma bibaho izi mpamvu kurira bibaho yakuremye n'izi mpamvu Zawihangani Imana izi impamvu umuntu umwe yarandebye aratangara mubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yaho muye n'ibigeragezo nibaza niba mfite ubwenge muri nge nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzi imbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatane tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ibihe byiza kuri mwe mu mukunda kandi mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye bitambuka ku miburo mugari wa Kwiringira TV, amahoro n'imigisha bikomeze kuba kuri mwebwe. Muraho mukunda ibiganiro byo kuramya no guhimbaza Imana, ibyigisho ndetse n'ibindi bitekerezo by'abantu bitandukanye tugenda tubasangiza kandi tukabibagezaho mu buryo bugiye butandukanye. Tugwaye ikaze Enoch, umeze neza? Murakoze cyane, meze neza, ndashima Imana. Iminsi myinshi cyane. Cyangwa twagiye dupanga guhura kenshi ariko bikanga, ariko Imana iba yarateguye igihe. Ya muri make tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ko mbere na mbere turaza kwibanda ku muziki, abantu barakuzi, n'abatakuzi uyu munsi wa none baraza kukumenya. Ubundi umuziki, iyo bavuze umuziki cyangwa se kuririmba ku ruhande rwawe ubyumva gute? Murakoze, umbajije ikibazo cyiza. Sinzi niba nakwibwira abadukurikiye. Yego. Amazina yanjye ni Twiringiyimana Enoch, nkaba ndi umuramyi mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, umuhanzi ufite indirimbo nyinshi rwose. Abashaka no kuzireba baza kujya kuri YouTube channel yanjye Uwiringiyimana Enoch Official, hariho indirimbo nyinshi cyane. So iyo tuvuze rero umuziki cyangwa se kuririmba, nje numva Bibiliya ivuga ko kuririmba ari ugusenga kabiri. Buryo umuntu aririmbira Imana, abarima yiyegereza Imana, asenga, ahimbaza. So kuririmba rero mbifata nk'isengesho, kandi kuririmba mbifata nk'ikintu kitwegereza Imana kurushaho. Muri make nicyo nabivuga. Turi mu bihe abantu bagiye batandukanye,
abakristo abanyarwanda bagenda babona uburyo industry igenda izamuka cyangwa se igenda iba ikintu gikomeye cyane. Ndabyibuka hari mu myaka yanjye y'ubutoya twumvaga kuri abatwaramucyo, twumva abasaruzi, n'andi makora agiye atandukanye, ariko uyu munsi turi muri generation twavuga ko ari nziza muri gospel, by'umwihariko ya kidivantiste, ya tuvuge gospel muri rusange. Turi mu mwanya mwiza. N'urugendo ubona ute rw'ubuzima bwo kubaka k'umuziki cyangwa se rw'abagize uruhare mu kubaka uyu murimo w'ivugabutumwa by'umwihariko muri gospel? Urugendo wowe ubwawe mu mboni zawe ubona ute? Mbajije ikibazo cyiza. Ndebye nk'uko bivuze, kera hariho korari abatwaramucyo, abasaruzi, umusamariya mwiza n'izindi nyinshi za kera. Izo nizo ko zariho, tutavuze na ambassadors yaje yenda mu mwaka w'ibihumbi, kuko ambassadors mu mwaka w'2008 na 7 gutyo nibwo yaje. Oya, kuko bafese anniversaire y'imyaka 20 mu gihe gitambutse, bashaka kuba ari nk'abo 2003 2002. Oya, ni 9 ahubwo ni 9 9 aho ngaho, kuko nyuma gato ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda nibwo yabaye. Abagenzi nabo niko bari bazwi imbere, baza gusa nabongera kongera kugaruka mu murimo. N'abakurikiye Yesu nuko, abahamya nabo nuko, benshi amakorari yose tubona hafi ya yose nayo muri iyi myaka yavuba gato cyane. N'urugendo ubona ute nkawe ukurikije abavunikiye umurimo muri iyi myaka yabanje? Reka tubashimire bwa mbere kubera ko batubereye icyambu, basa n'abaduciriye inzira, kubera ko byari bigoye kwiyumvisha kiriya gihe, muri biriya bihe bigoye igihugu cyari kivuyemo, abantu bari bafite imitima ikomeretse cyane, ariko dushimira Imana ko yabakoresheje bagakomeza bakaririmba bagakora umurimo. Kugeza uyu munsi dufite amakorari menshi atagira ukuntu angana, dufite umubare w'abaririmbyi benshi kandi byiza cyane, kuko ni umurimo w'Imana wagutse, ariko icyizere twagikuye kuri abo ngabo. Baturemeye icyizere, batwereka ko bishoboka. Ndibuka muri icyo gihe uvuze habagaho televiziyo imwe, ndetse na radiyo zishobora kuba yari imwe cyangwa ebyiri, ariko ubu twagize umugisha ko hagiye havuka n'andi ma platforms menshi, havuka amaradiyo n'amateleviziyo menshi. Indirimbo imwe kugira ngo imenyekane byarorohaga, ariko nabyo ntibyari byoroshye, abazikoraga bari bake. Nigeze kuganira na Thomas, we avuga ko, urabona hari ngira ngo hari nawe ibintu bya muzike ubizi cyane, niyo mpamvu tugiye kuganira, ukaba uri n'umuhanzi, ukaba uziho n'ibintu bya muzike. Ngo kera muri kiriya gihe iyo wajyaga kuri kodinga, urabona nk'uko turi kumvamo imodoka, moto, amahoni, ibintu ku ruhande, ngo iyo ako kantu kumvugaho gato kidogo, yego bahitaga mukasoringa ati bite, ati ndakoroye, ati dusubiremo. Icyo kintu uvuze kirakomeye, kuko amakorari menshi yo muri kiragihe rekodi yari iteye ubwoba, kuko ikosa rimwe ryatumaga ibintu byose bitabipfa. Kuko nta kundi gusubira inyuma ngo editing cyangwa se bakora uburyo bwo ku masteringa mu buryo bwiza bugezweho bw'iki gihe. Nta buryo bwo bw'icyo gihe bwabagaho. Nukuvuga ngo habagaho kwitonda, kwirinda ikosa, kandi ugasanga korari zisubiyemo kenshi, cyangwa ugasanga aruto yose bayirunze kuri mikoro imwe zose mukagenda mbese nk'uko mujya mu rusengero. Ariko ubu ngubu haje ikoranabuhanga, haje uburyo bwiza, tunabishimira Imana. Ariko nk'uko wari ubimajije ikibazo cyiza, bari abantu baravunitse kugira ngo uyu munsi tube tubona iterambere ry'umuziki wa gospel, tube tubona ibikorwa byiza bijyanye n'igihe. Burya ikintu cyose umwana arakura nyine harahahera. Iriya minsi rero ya mbere y'umwana iragoye, iravuna, ariko iyo umwana atangiye kuhaguruka akagenda, akabasha kwihereza ikintu, akabasha kurya utamufashe, hari imyaka agera mu mwana ntakuvune, kuko mu minsi ya mbere ni wowe uba umuhereza kuruta uko yagira icyo yifasha. So bariya rero mbafata nk'ababyeyi, nk'abantu badufashije kugira ngo uyu munsi umuziki dufite uba ugeze kuri uru rwego rwiza. Haciyemo ibintu byinshi, ariko ni urugamba, kandi dukwiye no kubashimira, kuko bariya ni aba legend niko tubita, ni abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa kandi mu gihe kigoye kitari cyoroshye. Kuko na n'uyu munsi ubona ko nubwo abantu benshi babikora kwizera, ubona ko
umuziki urahenze, umuziki usaba imbaraga, umuziki usaba amafaranga, umuziki usaba ibintu byinshi. Umuntu ukora umuziki haba harimo kwitanga gukomeye. So rero birananshimisha kuba hari abantu benshi noneho babigiyemo, ariko urugero rwiza turukomora kuri abo twagiye tubona ababyeyi bacu bagiye babikora mu gihe kitari cyoroshye, noneho ubu ngubu bikaba byaratumye uruganda rwaguka ku buryo indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Dusigaye tubona abantu bakora ibitaramo mu mazu manini bigakubita bikuzura. So rero icyo ni kigaragaza ko burya uyu murimo wagutse kandi wakomeje gutera imbere nyuma y'icyo gihe cyose. uri umwe mu bahanzi, hari umwe mu banyarwanda mu bahanzi waririmbye ngo imvune z'abahanzi. Ubu hari igihe kizagera ibyo umuririmbyi akora bikagira icyo bimutunga, cyangwa bizakomeza kuba turi mu ivugabutumwa, amafaranga agomba kujya ahangaha, bigomba gukorerwa ahangaha? Ubu hari igihe kizagera umuririmbyi agatungwa n'ibyo akora? Mu by'ukuri twatanye tuvuga ko ari umurimo w'Imana. Yego, umurimo w'Imana ntabwo tuvuga ko uzadutunga. Yego, kubera ko burya ushize imbere inyungu z'icyo ukuramo, abenshi burya ntago baba bagikomeza kubikora. Abenshi baba barabyihoreye kubera ko ntago tuwitegamo indonke ngo tuvuge ko ari nka business runaka dushoramo amafaranga, ariko tugomba gutungwa n'ibyo dukora nanone. Yego, by'umwihariko kuba bikora nk'akazi nyine wenda nibo ariko kuko byitwa umurimo w'Imana nyine habamo no kwigomwa no kwitanga. Ariko noneho nkabwira abantu babyumva cyangwa se bakurikira umurimo w'Imana, burya hari indirimbo bavuga ngo nutabasha gushyanuka ngo wigishe nka Paulo, wafashisha amasengesho, ushobora no gutera inkunga ibyo bikorwa. Tubwire abakristo n'abandi bantu ko uyu muziki utwara imbaraga, uravuna, utwara amafaranga, utwara igihe kinini. Kuririmba ntago ari ikintu cyoroshye, so ariko ni ikintu cyiza. So rero icyo nge nararikira na abantu bareba ibyo bihangano, babona umuntu ufite ishyaka ryo gukorera Imana, bareba umuntu ufite ishyaka ryo kuririmbira Imana, bakwiye kubatera inkunga, bakwiye kubashyigikira, bakwiye kutabatererana, be kumva ko hari izindi nyungu bategerejemo runaka, kuko inyungu zo ntazo. Ariko niba ubonye umuntu aririmba agamije kuvuga ivugabutumwa, agamije kuvuga Imana, dukwiye kumushyigikira, dukwiye kumutera inkunga uko dushoboye. Niko abakristo n'abambere barasangiraga, buri wese akagenda akagurisha ibyo atunze, ariko akaza agashyigikira umurimo w'Imana. So rero icyo nababwira, nubona abantu baririmba ariko ari umuhanzi, ari abandi bantu, ariko icyo bagamije mu by'ukuri ari ivugabutumwa, twebwe nk'abizera dukwiye kubashyigikira, tukabatera courage, kuko niba njye nashoboye kuririmba ariko wowe ukaba ubishoboye, nagutera inkunga. Niba wakoze indirimbo nkeya ukazikora ari nyinshi kugira ngo ubutumwa burusheho kwamamara. So muri icyo gihe rero ntago ndi burebe ngo biratunga nde, ahubwo ndareba iterambere ry'umurimo w'Imana binyuze mu gushyigikirana. Yego, kuko iyo umuntu agushyigikiye, nubwo utakuramo izo nyungu dutegereje z'ibyamirenge, ariko nibura ugira courage, ukarushaho gukorera Imana unezerewe. Kandi iyo ubonye amaboko, niba wabwirizaga abantu 5, ubwiriza n'ijana na 30 n'igihumbi kuzamura. So rero mbona ko gushyigikirana nibyo dukeneye nk'abana b'Imana, noneho tugafatanya, n'uwo bigiriye umumaro si bibi. Kuko hari umuntu ubu wumva ngo ariko ngo bariya ngo si business. Ese ubundi reka twibaze Theophile, ubaye ucuruza uri umukristo dusengana, sinakugurira cyane, sinaza nka guteza imbere. Oya, ahisi igeze usigaye ubona ko twebwe twitwa ngo turi abakristo, nitwe dusigaye tuzirana, tugirana icyo kintu, nitwe dusigaye tugirana amashyari kandi turi abakristo. Ugasanga hari ikintu nabonye ngo ntago namukandira subscribe ngo korari yabo yayitirusha yacu. Sinzi niba icyo kintu ujye cyumva ngo views zabo ngo dutangiye ejo ngo turita tubarusha views, ngo urabona bo bayasigaye, rero nimukabakandira subscribe batazaturusha. So ibyo bintu rero ntago bikwiye, ahubwo dukwiye gukundana, tugashyigikirana, tugafashanya, kubera ko views na subscribe ntago ari byo dukwiye gupimiraho ko umuntu akora ibintu byiza gusa. Kuko umuntu agira igomwa ryo kubiguha kubera ko yumva ko urabugiye kumurusha. Yego, iryo rero sivuga butumwa mu by'ukuri, ahubwo abana b'Imana bakwiye gushyigikirana. Wabona umuntu yakoze indirimbo nziza nawe ukayikandaho. Abenshi usanga bavuga ati ngiye siturakora indirimbo, abandi natwe ntiturayikora, nimukandira subscribe, ninjyaho nkabireba biragira views, ugasanga abantu bari muri ibyo. Iryo ni ishyari ridafite
icyo ritugezaho Eno, kandi reka- dukwiye gushyigikira. reka tugende gutya watangiye kurimba ryari Njyewe ntangiye kuririmba, natangiye kuririmba mfite imyaka 6 nibwo menye ubwenge, nibwo nari ndi umwana muto mu Badivantiste ndi muri Jia Avantirier, nibwo natangiye kuririmba no kugerageza kuguha. ubona itandukaniro riri supported mu myaka ya mbere no mu myaka y'umunsi wa none riri hehe? Mu by'ukuri iyo tuvuze support cyangwa se abantu badufata mu maboko badutera inkunga, njye mbona ntangira pe nagize abantu baranshyigikira, kandi kugeza na n'uyu munsi mfite abantu banshyigikira kubera ko ibintu nkora abantu barabikunda kandi mbona babisupportinga, kuko niba ntegura igitaramo simvunike njyenyine, najya gusohora indirimbo uretse ko wenda hari uburyo Imana yagiye itangamo umugisha, imvune nagiraga kera akaba arizo ntakigira uyu munsi nyinshi, ariko nukuri nge ndashima kuko nanjye ngira imbaraga ntakaza, ariko ndashimira by'umwihariko umuntu wese washize itafari ku murimo w'Imana kugira ngo nkomeze gukora, kuko barahari kandi benshi, kandi nizera ko buhoro buhoro tuzabona n'abandi. Yego. Eno, hari ngira ngo hari nakumenye ugerageza gusoramo indirimbo ya Ambassadors. Reka mvuge ugerageza kuko burya indirimbo ibifite ibifite nyirayo. Ari n'amakosa abantu benshi bajya bakora, gusanga waririmbye indirimbo y'undi muntu ariko ntiwibuke kubaha wa muntu wayiririmba wagize uruhare rwo kugira ngo ube uri kuyisoma ako kanya. Ni indirimbo kuri ngiye mu matwi yanjye yandyoye. Mbere yuko tujya mu bihangano byawe mindani, yuko tubyinjiramo wabanza ugaca muri ako karimbo gake cyane ubwo kaba ari lofrenda n'igice gato cyane, kugira ngo abantu tubanze twumve uwo turi ko ari umuririmbyi muri dukomeze n'ikiganiro kuri iyo ndirimbo ya Ambassadors. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana, nyuma yaho muye n'ibigeragezo, nibaza niba mfite ubwenge muri nge, nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima, ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana, biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzi imbere Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. No kuvuga ngo ari byinshi mwene umuntu acamo bituma umuntu yirengagiza Imana, ariko waba uryamye waba utekereza ukavuga uti kuki bira wabindengeje, ukavuga hari ibyo byinshi byo gushima. Byinshi cyane. So rero niyo mpamvu dukwiye gushima. Eno, reka twinjire mu muziki wawe rero. Enoki watangiye kuririmba afite imyaka 6 uyu munsi none amaze kujya ku bihangano bingana bite, amaze kujya ku ndirimbo zinge. Twabanje kuganira dusasira, tubanza gutekereza ku bantu tubabwira iby'amateka, tukugira ibyo twasanisha ibitekerezo kugira ngo tubyumve kimwe, ariko uyu munsi Enoki afite indirimbo zingahe? Iyo yahereyeho bwa mbere ni iyihe? Murakoze cyane. Indirimbo ya mbere naba narasohoye, ariko mpereye ku kibazo mbajije, ubu uyu munsi tuvugana mfite official videos zigeze ku ndirimbo 14 zifite amashusho. Ntago ari ikintu cyoroshye, ni ikintu gikomeye cyane. Hari amakora atarakigeraho, ataranakora na video nimwe. Byararangaje ariko ari yerutse gukora anniversaire ngo imyaka 25. Barase umufite indirimbo zingahe? Ati dufite indirimbo 10.
nyine ni ibintu biba bitangaje ariko nyine ku ruhande rumwe ntabwo ari ikintu cyoroshye kubona official video kandi zifite carte nziza ijyanye n'igihe turimo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Indirimbo 10 uri umuntu umwe, hari umuntu umwe yigeze ansetsa, ntabwo ari kunsetsa gusa ahubwo twaraganiraga, arambwira ati hari korari yari imitegura amashusho y'indirimbo 2 bagategura n'igihe cy'amasengesho cyo gusengera icyo gikorwa kandi ari shoot y'indirimbo 2. Ya nyine icyo yashaka kuvuga no kuvuga ati kugira ngo niba abantu bategura shoot y'indirimbo 2 bakanategura ari itsinda ry'abantu benshi ugasanga byabatwaye imbaraga. So rero kubitegura umuntu umwe burya biba bikomeye cyane. So izo ndirimbo ziri official video, nkagira album 2 maze gushira hanze z'ama audio. So ziri kuri YouTube, of course ziri kuri YouTube, abantu banyarukiraho bakazireba. So hakaba rero n'izindi nshyashya ndimo gutegura kuko mu minsi mike rwose ndabaha ibintu bishyashya. Reka dukoreshe igihe vuba turirimbira abantu, sibyo? Tugine turirimbira abantu. Indirimbo ya mbere wakoze yitwaga gute? Indirimbo ya mbere nakoze yari indirimbo yitwa Tuzazamuka ikirere. Tuzazamurwa ikirere. Tuyigendemo gakeya, umunota umwe, igice na refrain, nuko turagina tugenda ku buryo turagerageza gusangiza abantu ibyo turi kubabwira ibyo ari byo n'uwo turi kumwe uwariwe, sibyo byiza? Yego rwose. Igice kimwe na refrain tunyaruke. Tuzazamuka ikirere iminsi 7 maze twigire imuhira, Yesu azaduhanagura amarira twaririye mw'isi. Hari igihe ntekereza ku bitaramo byo mw'isi, nkareba ukuntu biba binejeje, nkagira amatsiko mu mutima wanjye, maze nkatekereza ku munezero abera bazagira batashyi wabo mu gitaramo cyiza cy'abacunguwe na Yesu. Tuzazamuka ikirere iminsi 7 maze twigire imuhira, Yesu azaduhanagura amarira twaririye mw'isi. So iyo ndirimbo rero Kwizera ni indirimbo y'amateka kuri nge. Yego. Kuko ni indirimbo yampaye amahirwe yo kuririmba imbere ya Ted Wilson. Perezida wa General Conference. Wamuhagaze ibiro muririmbira. Inshuro zirenze 3. Wumva gumeze ute muri cyo? Hari muri TMI Igisenyi. Ariko ko yayikoreye Rubavu. Yego, yari TMI Igisenyi. Icyo gihe nari umunyeshuri kiga secondaire. Indirimbo yakiriwe neza cyane, yitwa Ikirere. Abantu barayikunze cyane muri icyo gihe. Bajye no kuri YouTube bayirebe. Irahari rwose. Ni indirimbo nakoze nkiri umunyeshuri nkiga secondaire. Ni indirimbo yamesheje amahirwe urumva atangaje, kuko icyo gihe hari imbaga korali zikomeye ziturutse mu bindi bihugu, za ambassadors zivuye i Kigali. So kubona umuhanzi rero ubasha kuhagarara kuri iyo stage yari iriho abantu benshi cyane, so byari umugisha kuri nge. So rero niyo ndirimbo navuga yamfunguriye amarembo, noneho ntangira kwinjira mu muziki mu buryo bweruye. So urumva ko ni indirimbo nini. That's nice. Mu ndirimbo muri album 2 zose umaze kugira za audio, tubwira indirimbo 3 ushobora gutura abantu, umuntu ashobora kumva akavuga ati wow, sibyo? Ugiye kuzitubwira, turi gukoresha iki kugira ngo tugikoreshe, tubwira abantu muziki, tubwira abantu twumvisha abantu muziki. Niyo mpamvu nta mwanya dufite wo gupfa ubusa. Tubwira indirimbo 3 ufite zagukoze ku mutima wowe ubwawe, wanditse unatubwira story, urabura indirimbo yagenda tubwira story yayo gakeya kugira ngo abantu bagendere sho kugenda kwisanisha niyo indirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere ndi buhereho yakuzwe cyane. Oya ntago tugiye kuvuga yakunze. Izankozeho. Uvuga ati that's my song. Indirimbo navuga ko that's my song. First of all ni indirimbo yitwa Izi Mpamvu.
izi mpamvu tuzamuke turayisobanura nyuma abantu bamaze kuyumva. Izi mpamvu ituma bibaho, izi mpamvu kurira bibaho, iyakuremye n'izi mpamvu, jya wihanganira n'izi mpamvu. Izi mpamvu ituma bibaho, izi mpamvu kurira bibaho, iyakuremye n'izi mpamvu, jya wihanganira n'izi mpamvu. Wahuye na byinshi mu buzima bwawe, urababara cyane, agahinda kuzura umutima wawe, ariko umurima nikwitayeho. Izi gutemba kwayo marira yawe, n'igihe wihebye urira, hanagura ayo marira yawe ku maso, kuko uwakuremye akwitayeho. Izi mpamvu ituma bibaho, izi mpamvu kurira bibaho, iyakuremye n'izi mpamvu, jya wihanganira n'izi mpamvu. Izi mpamvu buri byose bituma Imana ibizi impamvu. Iyo ndirimbo yandika byari byagenze gute? Duhe true story iri muri indirimbo. Short story. Nari maze igihe ndi ku ishuri, ndi mu masomo yanjye, ariko nza kugira ikibazo ndarwara, nza kugira umutwe uremereye cyane, ntiwangwa neza. So muri uwo mugoroba ndabyibuka mu masaha ya etudes turi ku ishuri, ubwo umutwe wari umeze nabi, so nibwo nabonye inspiration, ariko nanywa imiti nkumva nta kintu kiri gukunda muri nje. Nyuma rero ijambo rinzamo ngo ariko Imana izi impamvu. Kuba Imana rero izi impamvu ndi kubabara uyu munsi, nahise numva ko hari n'undi ushobora kuba uri guca mu bintu birenze ibyo nge ndi guca mu uyu munsi, akaba yumva atazi naho bituruka n'ikibitera, ariko burya Imana ibizi impamvu ya buri situation yose umuntu arimo. Nubwo byaba bitameze neza, jya wizera ko Imana yo mu ijuru izi impamvu, kandi nta gushidikanya mu gihe gitoya nabonye igisubizo cy'Imana, maze wa mutwe urashira, ndongera amera neza. So nk'umuhanzi rero mba ngomba kureba mu ndorerwamo yagutse, iyo message ni Imana yayimpaye muri uwo mugoroba mu gihe bitari bimeze neza, ariko mbona ko hari n'abandi bakeneye message nk'iyo ngiyo kandi yabahumuriza mu gihe baba bari mu bihe bitaboroheye cyangwa bitabamereye neza. So indirimbo ya kabiri, indi ndirimbo ya kabiri, ntabara dore ndi muri gereza, ntabara dore Satani yaramboshe, Satani we yaramboshe, Mwami Yesu ntabara, Satani we yaramboshe, Mwami Yesu ntabara, ntabara dore ndi muri gereza, ntabara dore Satani yaramboshe, Satani we yaramboshe, Satani we yaramboshe, Mwami Yesu ntabara. Ubuzima bwo muri gereza burya buragora, umuntu arakubitika birenze urugero, ni nk'umutima washegeshwe kubera ibyaha, ushakisha inzira aho ziri ndetse naho zitari, ariko Yesu aragutarura ati wamabe we ngwino unyizera wese, naho yaba yarapfuye azazuka, ntabara dore ndi muri gereza, ntabara dore Satani yaramboshe, Satani we yaramboshe, Mwami Yesu ntabara, Satani we yaramboshe, Mwami Yesu ntabara. True story. True story. Of course indirimbo yanjye na amateka kenshi nari munyeshuri, kuko izo ndirimbo zimaze igihe kirekire, nubwo abantu wenda bagiye bazimenya buhoro buhoro. Twari ku ishuri, yuri ku ishuri muri interna, muri boarding, ubumeze nk'umuntu uboshye,
udafite uburenganzira. Ndibuka icyo gihe twashakaga no kujya gutangira isabato hanze kuri eglise yabaga itwegereye bikagorana nk'abadivantiste kubera ko byasabaga guca muri administration zikomeye z'ikigo cyangwa se nk'abanyeshuri bari bujye kuririmba nk'ahantu runaka, ukabona ukuntu nyine bisaba ibintu bikomeye, abayobozi rimwe na rimwe ntibatanga impushya, ubundi bakabyemera bigakunda. So rero byaneye kwibaza ariko uburi ahantu ariko uboshye, ntabwo bakuboshye kubera ko ari kibi cyangwa wakoze icyaha kindi, ahubwo nyine umunyeshuri ku ishuri aba agomba kuba concentré n'amasomo, ntabwo aba agomba kugira ibindi bintu byinshi, kandi erega biri no mu nshingano zabo. Ibyo bavuga ni ukuri, ariko mu by'ukuri najya kuri kote nyine yanjye yuko nabyumvaga ndi muto, imyizerere cyangwa se n'itorero ryacu nyanumvaga wenda bakwiye no kutureka tugasohoka nyine tukajya kwiga ijambo ry'Imana tukaba twagaruka. Rero ibyo nabonye ko ari ubuzima busa naho buboshye, butuziritse, bugira ibyo bitubuza gukora. None nanjye ndavuga ariko umuntu ashobora no kuba mu bintu by'Imana ariko afite ibindi bintu bimuboshye. Ashobora kuba aboshywe n'ibyaha, aboshywe n'ibyaha yakoze kera, aboshywe n'amateka runaka y'ubuzima busanzwe, afite ibindi bintu. Nk'umuhanzi nyine ndeba mu ndorerwamo isa naho ireba buri wese. Ushobora kugira ubuzima bw'ubupfubyi, ushobora kugira ubuzima bwiza, ushobora kugira ubuzima buhura n'ibindi bintu bikuhambiriye bikubuza kwegera Imana uko bikwiriye. Aho rero niho nashingiye mvuga ati Mwami Yesu dutabare, ukura ubwoko bwawe muri gereza iyo ari yo yose umwanzi Satani ashobora kuboheramo uwo ari we wese kugira ngo akorere Imana abohotse. Gereza ya mbere ibaho mbi niyo mu bitekerezo, niyo gereza mbi ya mbere. Enoch reka duse n'abaruka mu gake twibaze tuti umuntu ari kumva Enoch, ari kumva indirimbo ze, akumva ziri kumufasha, ziri kumujyana ahantu agomba kuba ari, cyangwa se ziri kugira uruhare rukomeye kugira ngo ku buzima bwe, abigenza ate? Ashaka kugutumira, ashaka kujya yumva songs za anytime, abigenda ati? Urakoze cyane. Ngira nimero nkunda guha abantu bose bashaka kunyandikira ku rubuga rwa WhatsApp, cyangwa se bashobora gukoresha izi mbuga nkoranyambaga platforms. Amazina nkoresha ni Uwiringiyimana Enoch official kuri YouTube. Izi ndirimbo zose ziriho kandi ziragaragara, ziri official video. Hariho n'izindi nyinshi ntabashije kuvuga ahangaha kandi abantu bakunda, so ndabararikira kujyayo, mukore subscribe, comment, share, mudufashe kwamamaza ubutumwa bwiza kuko nicyo twazikoreye, nicyo twazigize. Naho nimero yanjye yo ni 078 39 078 39 44 072 078 39 44 072. Aba ushaka kudutera inkunga, waba wifuza kudushyigikira mu bundi buryo, inama, ibitekerezo n'uburyo n'uwifuza ko tuganira. Burya hari igihe umuntu yifuza ko tuganira akambwira ati njyewe nanjye nshaka kuririmba ariko nabuze uburyo, nabuze inzira nabinyuzamo, ugasanga abantu baritinya. N'inama turazitanga kugira ngo umuntu uwo ari wese abashe gutinyuka akorera Imana uko ashoboye. Kandi rwose n'abifuza kudutumira, uduhamagaye turaganira n'itorero, tukagira uburyo bihabwa umurongo rwose, tukaba twaza tugatarama tugafatanya guhimbaza Imana. Reka turikurikiza ku musozo w'ikiganiro. Yego. Tumaze kuvuga indirimbo ebyiri ziri indirimbo zawe, twavuga indirimbo zawe, hasigaye indirimbo imwe. Indi ndirimbo yawe ni iyihe? Zose ni izawe, album abari kutwumva mutagira ngo nize ari kubabwira gusa, amaze kugira album ebyiri z'amaudio na album y'indirimbo irenga indirimbo ebyiri z'amashusho cyangwa se indirimbo 14. Indi ndirimbo yawe ni iyihe? Indi ndirimbo yanjye iravuga ngo hari umusinzi ataye muhira, nigire mwijura neguriwe, nta gahinda ndetse n'umubabaro, uwo munsi bizaba bikuweho. Hari umusinzi ataye muhira, nigire mwijura neguriwe, nta gahinda ndetse n'umubabaro, uwo munsi bizaba bikuweho. Uwo munsi nze nibwo nzabona Yesu,
wanyitangiye nzamubona muhobere turi kumwe mushimire ibyo yankoreye. So nayo ni indirimbo nziza ivuga ko tuzabona Yesu tumuhobere, tumubaze ibibazo byose twibaza, tumubwire ibituremereye n'ibyatugoye turi kumwe nawe mu bwami bwo mu ijuru. Mwese rero ndabifuriza kuzabayo. Mbere yuko twifuriza kuzabona ijuru, turacyari mu isi, turi kuganira ku byo mu isi. Ntago nasoza nakubashije ikibazo. Ni kenshi abaririmbyi, amakorari bavugwaho gukora ibintu bitameze neza, cyangwa se bavugwaho gukora ibintu, kuvugwaho ubusinzi, kuvugwaho ubusambanyi, kuvugwaho amatiku, kuvugwaho ibintu byinshi uhwaye. Abaririmbyi bagenda biripitinga mu gukora amakosa, cyangwa se mu kuvugwaho amakosa. Ni iyihe mpamvu ubona nkawe ibitera? Reka umbaje ikibazo cyiza cyane. Njyewe ntago ndi bugire uwo ntera amabuye kwize, ahubwo ndavuga muri ubu buryo abaririmbyi n'abantu. First of all, dukwiye kumva ko nubwo abaririmbyi bagira amafuti cyangwa se bagira n'abantu, kandi abaririmbyi n'abanyantege nke nk'abandi bantu bose, cyangwa se nkuko natwe twese abantu tugira intege nke. Kandi si bo gusa, buriya n'aba Dawidi n'abandi benshi cyane bagiye bagira amakosa. Ntago ndi hano nshyigikira amakosa, ahubwo nshaka kuvuga ko saba marayika, n'abanyantege nke, ndetse n'abantu bo gusabirwa cyane no gusengerwa, kubera ko umurimo bakora Satani arawanga. Satani arawanga, Satani arawurwanya. Satani abashaka ko igice cyo kugaragara nabi cyabo ari cyo kijya imbere, kugira ngo izina ry'Imana rirusheho gutukwa. Sinzi niba icyo kintu wenda abantu b'abakristo babasha kucyumva neza, kandi kuko abaririmbyi bajya imbere y'imbaga, nibo bagaragara, nibo bajya imbere abantu bose bakabamenya. So rero kubera ko ntago mvuga ku baririmbyi gusa, ndavuga n'abapastoro n'abandi bantu bose babasha kujya imbere y'ubwoko bw'Imana, cyangwa se bakagira icyo bavuga. Bara abantu rero ubundi dukwiye kubaho tunabasengera, tubashyira imbere y'Imana, nubwo nabo bakwiye kugira umwanya wabo wo kwisengera, barushaho kwegereza Imana, kuko Satani abashaka nko kumwaza Imana, akavuga ati uriya si wa wundi wirwa aririmba, uriya si wa wundi wirwa abwiriza, uriya si wa wundi wirwa kuvugira, kugira ngo ashake ikirego. Ariko buriya icyo nge natangaho nk'inama ni kimwe nta kindi, nuko abantu turushaho kwiyegereza Imana. N'igihe twakosheje tukarushaho kwegera Imana, tugasaba imbabazi, tugaca bugufi, tukagarukira Imana, nayo ni inyembabazi, yiteguye kutubabarira. Ariko umuririmbyi akwiriye kubaho yitwararika, umubwiriza wese uretse n'umuririmbyi akwiye kubaho yitwararika, aharanira kugira discipline, aharanira kugira imyitwarire myiza. Ariko n'uwo byabayeho ntago numva ko dukwiye kumuciraho iteka, kuko na Bibiliya yacu ntibitwemerera. Ariko dukwiye kugarukira Imana ngo nayo ikatugirira ibambe, tukarushaho gukorera Imana twemye kandi dutekanye, tunabohotse. So ngiye ku giti cyanjye numva umuntu wese arugikwiye kurushaho kwiyegereza Imana, ndetse akanarushaho gukorera Imana neza, ariko arushaho no gusenga cyane, kuko uyu murimo Satani arawurwanya kandi abatega imitego myinshi. Kandi kuba bazwi baramenyekanye biri mu bintu bituma ari n'abarasaho ibitero, kugira ngo ajye abwira Imana ati Imana uriya si wa wundi. Ariko dushimira Imana ko buriya hari indirimbo ya Yesu araje ivuga ngo ungirira ibanga Yesu we, bikankora ku mutima, ati byanjye bigiye ahabona nakorwa n'isoni. So rero suko n'abandi badakora ibyaha, ariko kubera ko bo baba bari imbere cyane, usanga ibyabo bipika. Ariyo mpamvu basabwa kwigengesera no kwitonda. Ariko Paulo yaravuze ati ngerageza ko ibyiza ibi bikananga imbere, reka Kristo uri muri twari ujye ugaragara, tumwiyegereze, azaturwanirira, azadushoboza n'ibyo tudashobora. So ngiye nicyo nabivugaho, abaririmbyi bikosore bisubireho nabo, ariko tunamenye ko buriya Satani abagabaho ibitero bikomeye kuruta abandi bantu bose, kuko ni n'umurimo yakoraga nawe ari mu ijuru. Urumva rero yabona abaririmbyi uririmbye bigakunda,
ntago bimunezeza. Yego. Eno watubwiye indirimbo zawe turi gusoza ngira ngo rebanza wibutse abantu platform zawe zigiye zitandukanye, hari YouTube, hari TikTok, hari iki tubwiriza ukoresha ubu turirimbira indirimbo ya nyuma dusoza ikiganiro. Ego nkoresha YouTube nko nabivuze no Uwiringiyimana Enoch official, nkakoresha Instagram Uwiringiyimana Enoch ari C gusa hatariho K, nkakoresha Facebook ni Uwiringiyimana Enoch. Izo nizo platform ndi gukoresha ubu ngubu. TikTok yo ntago ndatangira kuyikoresha, ariko izo zindi zo zose ndazikoresha. So mwajyayo mukadufollowinga, mugakurikira ibikorwa byacu, mugasharinga inshuti ubutumwa bwiza, kandi hariho indirimbo nziza zafasha imitima ya benshi. So nsoza rero indirimbo ngiye gusorezaho, ariko nanatanga ubutumwa ku basore, abajeni muze dukorera Imana. Iyo ukoreye Imana nta gihombo na kimwe ushobora kugira. Reka mbabwize ukuri, ntago hari abantu bivuga ko iyo ukoreye Imana ubutari umusirimu, nta busirimu buruta gukorera Imana. Yego. Niryo jambo nashakaga kubabwira, ahubwo mutujoininge muri benshi kandi mushyigikirane. So indirimbo ya nyuma ngiye gusorezaho rero iravuga ngo tuzishimana ibihe byose. Ndayibatuye mwese. Yego. Twagiye. Tuzishima n'ibihe byose, tuzahora n'ibihe byose, iyi si turi mo yuzuye imiru, abantu turabaha na nyuma tugatana, indwara z'ibyorezo ziratwugarije, intambara z'urudaca, ariko hari indi si tugiye gutaha, itazobamo gutana, ukubogoza amarira bizaba bishize, twidiriyo twateguriwe, tuzanyura mu rurembo twigire mwijuru, twigire muhira, twigire muhira, tuzabane icyarimwe imuhira. Bakoze cyane abari badukurikiye, ngira ngo hari wasezera badukurikiye. Ndabashimiye cyane abantu bo Kwiringira TV, Imana ibahe umugisha, kandi nayo Kwiringira Imana ijye gukomeza umurimo ukora ni mwiza, ushyigikira ivugabutumwa, kandi ku iherezo mwese ndabasabiye ngo tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Ibirenzeho Imana ibahe umugisha. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.